Hello guys, muraho neza, turabaramukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. So guys, turagarutse noneho uyu munsi mbafitiye ibintu byiza cyane, twabazaniye umutumirwa, murabona ukuntu akeye. So guys, ndabizi neza ko mwagize amatsiko y'ibyo twabashyuye uyu munsi. Guys, reka dutangirane n'umutumirwa wacu abibwira, then noneho afite impano itangaje. Yesu ndabahishiye. So twakwakiriye mutumirwa mwiza, mwatwibwira. Tuyishime Divine, umeze neza? Mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Ahangaha ni kuri Cyomoro TV, bari kugukurikirana. So watugezaho rero, turashaka gutungura abakiriya bacu cyangwa se abafana bacu, wafatiraho. So guys, ni ibintu biryoshye cyane, ni ibintu biryoshye cyane agiye kuturirimbira, mwumve kwijwi ritangaje cyane riryoshye. So nibibaryora muzambwe butanzamugarure. Aducishizaho gatoya. Uri mwiza uruta bose, nakubonye inshuti iruta izindi, mu bibazo urandinda, mu makuba ukankomeza, sinzakurekura, nzakunamba wakaramata. Uri mwiza uruta bose, nakubonye inshuti iruta izindi, mu bibazo urandinda, mu makuba ukankomeza, sinzakurekura, nzakunamba wakaramata. Oh, hallelujah, félicitations, tapesi. So guys, muri kumva bimeze bite? Mwandike muri comment nimwumva muryohewe, tuzagaruka noneho tubaririmbire mu buryo burambuye.